Yes, abakunzi bacu turongeye turashuhuje amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese aho muri mu mande enye zitandukanye ku isi. Uwo muri kuvugana uyu munsi nk'uko bisanzwe dufatanye Eric. Imbere ya kamera turi kuhabona umukozi w'Imana pasiteri, ariko tutaramwakira reka tubahe ikaze ku kiganiro cy'uyu munsi wa none, kandi dushimira n'abakoze subscribe bagasharingira abandi. Ibyo byose kuba bikoze ni ukuri Imana ibaho umugisha, abatwandikira turabibona ntabwo twabirengagiza. Rero Imana yo mu ijuru itajya guhemba, ijya ibamera umugisha. Reka twakire rero umukozi w'Imana hano imbere ya kamera, yibwira ababakurikiye. Mubona ko ari isura nshya kuri Be Careful hamwe na Yada TV nayo. Reka tuvuge ngo abakunzi ba Yada TV reka tubakire. Murabizi yuko Yada TV ikorera mu Rwanda, ariko Be Careful ikora Uganda, kandi ducishaho ibiganiro. No mpamvu nabo tutabura kubakira kuko ni abantu bacu. Rero biyumvemo ikaze, kandi Robert umva ko Eric agusuhuje. Amahoro y'Imana akomeze kuba nawe aho uri mu mirimo yawe mu izina rya Yesu. So reka tumuhe bibwire kugira ngo atugezeho ubutumwa Imana yamuhaye, agaseke yamuhaye kugira ngo atugezeho uyu munsi wa none. Umukozi w'Imana Yesu nashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo abantu bagukurikiranye ubibwiye kuko ni ubwa mbere ugeze kuri zino channel. Ndabaza shima Imana ko yemeye ko nongera kugera kuri channel yanyu. Amazina banyita Havugarurema Jamaliviyane, abandi umupasiteri mu itorero ryitwa Hema. Dukorera hano Kampala. Imana rero ibaho umugisha hamwe n'abantu bose bagiye kumva ubutumwa. Imana ibaho umugisha. Urakoze cyane nawe, Imana iguha umugisha. Reka rero nk'uko bisanzwe dufata umugisha wo gusengera kugira ngo utangire utambutse ubutumwa tudatinze kandi dutarambiye n'abantu bose badukurikiranye. Mana nziza, Imana ikomeye, Imana yo kubahwa, Imana yo kuhimbazwa, turagushimye aka kanya nk'aka ngaka ko wemeye yuko tuza imbere ya kamera, tuza gutambutsa ubutumwa bwawe nk'uko wavuze ngo nitugende mu mahanga yose tubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Abemera ni ukuri tuzabatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, kandi ngo n'abantu batazemera nk'uko wabyanditse muri Matayo 24:14 bavuga ngo ubwo buzababera ubuhamya. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo mu izina rya Yesu duhinduke itiyo, kozi wawe ahinduke mikoro, kozi wawe ahinduke itigabura ibyawe, kugira ngo abantu bose bazumva ubutumwa batazagira ikintu bitwaza ko batumvise. Kandi nzi ko Mwami hari icyo uza kumukoresha cy'ubutwari, abantu bakumva ubutumwa kandi bukabagirira akamaro. Izina rya Yesu Kristo nyemera rero banze tweze dutunganye, kuko turacyari mu isi, ariko amaraso ya Yesu Kristo atubonekeho kugira ngo ibi bitambo tugiye gutamba bibere umubavu uguhumurira neza, kugira ngo Mwami iri jambo ritagira inkomyi, kugira ngo n'abagiye kumva ribagirire neza, ribafate Mwami, ribakomeze. Abari barasubiye inyuma ribakomeze, abari barabivuyemo ribagarure, abatari babizi babimenye, kuko uri Imana yifuza yuko abantu twese twakizwa, kandi ukitwifuriza ngo ni ibyiza ntabwo ari ibibi, kuko tukiri mu isi hari icyo wakora, kandi intego ya n'ubundi niyo kutujyana mu bwami bwawe. Ibyo byose turabigushimiye. Rero tukweretse umukozi wawe, nyemerera Mwami umukoresha iby'ubutwari, naba ari we ahubwo imbaraga zawe zimugote, Mwuka Wera amukoreshe, kuko aravuze ngo tuzabagaba Umwuka we natumanukira. Nyemerera Mwuka Wera amukoreshe iby'ubutwari kandi amuyobore muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Icyo duheje ni imbaraga zose z'umwanzi zashaka kunyaga icyo wamushyizemo, zashaka kumunyaga icyo washatse kugira ngo ubwoko bwawe burye mu izina rya Yesu Kristo. Reka n'abagiye kumva niba be nka za mbuto zabaye nka za ziri zaguye mu mahwa, cyangwa za ziri zaguye gukara, kuko nta kintu zamaze, nta kintu zakoze, kuko zumvise ijambo ariko nta kintu ryahinduye mu buzima bwabo. Ahubwo reka aba bantu bagiye kumva ijambo babe nka za mbuto za ziri zaguye mu itaka ryiza, zikera 30, 60, 100 gutyo mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo Mwami ubwo uzaza uzasange turi mu ruhande rwawe kandi tutarakuvuye. Murakoze rero, komeza uhabwe icyubahiro muri byose, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu twizeye. Amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndabashuje kandi mu izina rya Yesu.
ndabashimira no kuba muri kudukurikirana. Amagambo ufite uyu munsi tuganira afite intego ivuga ngo Imana izaguha umugisha iciye no kubatabishakaga. Ayo magambo tugiye kuyasoma mu gitabo cya Samuel wa 2 ibice byaho 6. Turasoma inkuru titire y'amagambo ivuga ngo Dawidi agarura isanduku y'Imana mu murwa mu rurembo rwe. Yesu nashimwe cyane. Amen. Nukuvuga aya magambo ni amagambo yerekana uburyo Dawidi yiteguye ashaka inanga, araririmba, arabyina anejejwe no kugarura isanduku. Ariko dusomye duhereye ku murongo waho wa 4 w'iki gitabo aravuga ngo nuko bararika nuko Samuel umurongo wa 4 ibice 6. Samuel wa 2 ibice 6. Reka duhere ku murongo wa 4. Nuko barikura mu rugo rwa Abinadabu rwo ku musozi ririho isanduku y'Imana, aho Ahiyo agiye imbere. Dawidi n'umuryango wa Isirayeli wose biyerekeza imbere y'Uwiteka, bacurangisha ibintu by'ibiberoshi by'uburyo bwose n'inanga na nebero n'amashako n'ibinyuguri n'ibyuma bivuga. Bageze mu mbuga ihurirwamo ya Nakani, Uza arambura ukuboko kuramira isanduku y'Imana kuko inka zari zitsikiye, maze uburakari bw'Uwiteka bukongezwa na Uza. Uwiteka amutsindaho amuhoye icyo cyaha cye, ngo aho ngaho iruhande rw'isanduku y'Imana. Dawidi ababazwa n'uko Uwiteka asumiye Uza, niko guhimba aho hantu Peresi Uza na bugingo n'ubu. Uwo munsi Dawidi atinya Uwiteka, nuko aribwira ati, isanduku y'Uwiteka yaza iwanjye ite? Dawidi yanga gukurayo isanduku y'Uwiteka ngo ayicyuriwe mu rurembo rwa Dawidi, ahubwo ayinyuza hirya ayicyura mu nzu ya Abidedomu y'Umuheti. Imara mu nzu ya Abidedomu amezi 3, kandi Uwiteka aha umugisha Abidedomu n'urugo rwe rwose, nabo mu rugo rwe bose. Amen. Amen. Iri jambo dusomye ni ijambo rivuga amakuru y'isanduku y'Imana. Iyi sanduku ubwo Dawidi yajyaga kuyicyura mu murwa, yari afite umunezero mwinshi wo kuyigeza iwe mu rurembo. Bibiliya iravuze bari mu nzira bayizanye, umugabo witwaga Uza, umwe mu bari batwaye iyo sanduku, inka yari itwaye igare ryari rihetse kuri iyo nka yari itwaye isanduku, iratsikira. Uza ngo abona isanduku igiye kugwa, ajya kuyiramira. Imana uburakari bwayo buramwica. Hanyuma Dawidi amaze kubona icyo kintu, nabo bari kumwe batinya Uwiteka nk'uko Bibiliya yabivuze. Bagira umugambi mu mutima, baravuga ni gute iyi sanduku dushobora kuyijyana mu murwa. Muri make baratinya, babona ko iyo sanduku ishobora kubazanira ibibazo. Batekereza rero umuntu bayiha. Uyu mugabo Abidedomu suko yari akunzwe, cyangwa Abidedomu suko yari yaza kuba ari umuntu ufite agaciro mu bwami icyo gihe, cyangwa ufite imbaraga n'izindi mbaraga, aba yarahamagawe akajyana nabo kuyizana. Baratekereza baravuga ati, kwebwe ntituyijyana kugira ngo isanduku itatwica cyangwa tutagira ibibazo, ariko kwa Abidedomu nta kibazo, reka tubaraho tuyijyana. Birashoboka muri iki gihe
ibibazo uri gucamo cyangwa ingorane ufite ukabona ubutabazi budahari, ariko Imana iri kugutekerezaho. Abidedomu yibereye mu rugo, Imana imutekerezaho iciye muri Dawidi. Bibiliya yavuze ngo nuko bayijyana kwa Abidedomu, Imana Umugisha. Abidedomu barategeza bavuga bati uyu mugabo Abidedomu, urumva muri make bari bamaze kumuheba, nubwo yagira ibibazo, nubwo yapfa, bumva baga nta kibazo, ariko baravuga bati tuyishyireyo, atari uko bamukundaga, ahubwo ari uko Imana yamukundaga. Haleluya. Iyaba baramukundaga ntabwo bari iyaba aribo bamukundaga baba baramukoreye ikindi kintu cyamugirira akamaro, kuko iyo sanduku bayivanye hariya bateganya kuyijyana kwa Abidedomu, bayivanye hariya bateganya kuyijyana mu rurembo rwa Dawidi. Kubera ko yishe umuntu kandi w'inkoramutima mu bo bari bizeye, baravuga ati raza kwica n'undi, reka tuyishyire umuntu utari inkoramutima, uwo tutizeye, uwo hapfa ntitugire n'ibibazo. Bapanga kwishyira Abidedomu. Uyu munsi Imana iri gupanga iki ku buzima bwawe? Ibyo ntabwo byapanzwe nabo, ibyo byapanzwe n'Imana yashaka gutabara Abidedomu. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nuko Dawidi yibwira mu mutima, ngaravuga ngo nta bwiza nduko nayikomezanya ngo njyane mu rurembo rwanjye, ahubwo bayikatishiriza kwa Abidedomu, kugira ngo Abidedomu nagira n'ibibazo ntacyo biri bubatware. Bityo rero Abidedomu yumva amakuru y'uko isanduku igiye kugiriwe. Abidedomu ariyeza, Abidedomu arashima, Abidedomu aranezerwa, abona isanduku barayizanye. Ijambo ushaka kuvuga rikomeye ni iri jambo riri kuri uyu murongo wo hasi uhera ngo imara mu nzu ya Abidedomu amezi 3, kandi Uwiteka aha umugisha Abidedomu nawe mu rugo rwe bose. Iyi sanduku ntiyazanye umugisha kuri Abidedomu gusa, n'umwana w'umukobwa uri mu nzu ya Abidedomu yagize umugisha. Nimba si kurufizi zarabuze zarabonetse, n'umwana w'umuhungu uri mu nzu kwa Abidedomu yagize umugisha, n'umukobwa wari waragumiwe yagize umugisha. Imana yamutekerejeho. Iki Imana idushaba ni iki? Ni ukuyitumbira gusa. Iyo Dawidi iyo Abidedomu aza kugira gutumbira ku bantu, akajya kureba Dawidi amusaba ubufasha, ntiyajyaga kubumuha kuko ntiyaranazwi nk'amateka meza. Abidedomu yashyiriwe isanduku y'Imana, ayishyirwa mu buryo atatekerezaga, atanabisabye, bituma Imana imuha umugisha na bwo rwose. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Amen. Imana inyuje umugisha mu batabishakaga, mu bintu batashakaga. Ntabwo bashakaga ko iyo sanduku ijya kwa Abidedomu, bashaka ko iyo sanduku ijya mu rurembo kwa Dawidi. Ariko Imana inyuje umugisha kuri Dawidi no kuba bari kumwe, bategeka ko isanduku ijya mu rugo rwa Abidedomu. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe cyane. Imana yongera kubaka ubushobozi n'umugisha wa Abidedomu biciye mu bantu batabitekerezaga. Tujya gusenga, tugatangira gusenga dushyiraho limite ku Mana, tugatangira gusenga dusaba ngo duhike Imana, titure ku bushake bw'Imana ngo bukore. Ubushake bw'Imana iyo burimo gushaka gukora kuri wowe, usenga ubwigizayo. Amakuru Abidedomu yari yayamenye neza ko iyo sanduku ubwo yegeraga akayikoraho yapfaga, kuko uza yaramaze gupfa. Abidedomu yakaba yarasenze avuga ngo Mana igiza iyi sanduku ningerere mu rugo, ntabwo nshaka kwinjira mu rugo nanjye ntapfa. Ariko aravuga ngo ubushake bwawe Mana bube. Haleluya. Tujya dusoma inkuru zo mu gitabo cya Danieli z'abariya basore bamaze gucana itanura ry'umuriro ngo babajugunyemo. Aba basore ntabwo bigeze basenga ngo ubwo bushake bwo kubajugunya mu muriro buveho, ahubwo barabateruye, babaterurana n'imbaraga zose. Aba bateruye umuriro urabafatura batwika, bo babyina mu itanure. Tubisanga muri Danieli 3 duhereye ku murongo wa 19 ngo bageze mu muriro babyinamo. Igitangaje kinakomeye, bari kubaterura ntibigeze basakuza ngo bavuze induru, baracecetse, barareka Imana irakora. Mu buzima bwo reka Imana ikore. Reka guhanga amaso ku bakomeye, reka guhanga amaso ku bantu, hanga amaso ku Mana. Izagutabara iciye no mu batabishakaga, izagutabara iciye no mu bakomeye batagutekerezaga. Izo mbaraga ntufite nizo mbaraga nini z'Imana.
ubwo bushobozi buke ufite nibwo bushobozi bunini bw'Imana, ariko ukaba ufite ubushobozi buke mu buryo bw'umubiri ariko ufite ubushobozi mu buryo bw'umwuka. Bidodomu yari afite ubushobozi mu buryo bw'umwuka bwatumaga abana n'Imana ikamutekerezaho. Reka Imana igutekerezeho uyu munsi, reka Imana ikwibuke, reka Imana inyuze mu batashakaga kugirirwa umugisha ubone. Amen. Yesu nashimwe cyane. Reka gusakuza, reka gusenga ugize ubushake bw'Imana, emerera Imana ibe mu bugingo bwawe. Biravuga ngo Abidodomu amaze kwakira iyo sano, Imana itanga umugisha. Ubwa mbere abayishyiriye Abidodomu babonaga ko yica, ariko Abidodomu amaze kuyakira izanye ikinyuranyo cy'ibyo yakoreye hariya kuri iriya mbuga, izanye ikinyuranyo cyo gutanga umugisha. Ibintu bigaragara nk'ibyica mu maso y'abapagani bizaba umugisha mu maso yawe kuko ubana n'Imana. Haleluya. Imana ibwira Yakobo muri Yesaya, iramubwira ngo nzakugenda imbere ahataringaniye maringanize, nzamenagura inzugi z'ibyuma zikuri imbere. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ijambo ry'Imana mfite ntabwo ari rirerire, ariko ni rirerire ku bugingo bw'umuntu bwumve. Rifitemo icyigisho cya mbere: kudasakuza, kudahanga amaso ku bantu, no kwakira ubushake bw'Imana. Kudasakuza, icya mbere, wumvise inkuru zari zibaye kuri iyo sanduku, ukumva inkuru z'uko umwami wari ujyanye isanduku yayiretse kuyijyana bakayizana, icya mbere ntabwo yari amahoro. Yagombaga gusakuza Abidodomu, yagombaga no kuza akabwira umwami ati ndakwinginze, reba ahandi hantu uyishyize, ntuyinzanire iwanjye. Ariko ntiyashakuje, yaremera avuga ngo ubushake bwa Imana bube. Haleluya. Icya kabiri, yari afite abandi bantu yatuma ku mwami bakamwingingira umwami ntazane iyo sanduku, ariko ntiyabashaka. Yahanga amaso ku bantu, ahanga amaso ku Mana. Yeme ubushake bw'Imana bugeze mu rugo kwa Abidodomu. Haleluya. Ubushake bw'Imana bw'isanduku bugeze mu rugo kwa Abidodomu, umugisha uratangira uraboneka. Abidodomu mu mateka yari afite ikibazo, ariko bigeze iwe Abidodomu yatangiye gukemuka, ibibazo byatangiye gukemuka. Abatajyaga bamugabira inka baramugabira, abatajyaga bamugabira ibyo kurya baramugabira. Imana itanga umugisha mu byo akora, Imana ihira amaboko ye, Imana ihira urubyaro rwe, kuko biravuze ngo imuha umugisha nawe mu rugo rwe rwose. Haleluya. Imana yacishimye cyane. Haleluya. Ndashaka rero kugira ngo ngere ku mwanzuro w'ijambo, kuko ntabwo nababwiye ko ntatinda. Dusome igitabo cy'Itangiriro, ibice 13, ibice 13 umurongo wa 14. Ngo Aburahamu, ibice 13 umurongo wa 14, haravuga ngo Loti, reka mbere ku 13 kugira ngo mubyumve neza. Kandi ngo Abasodomu bari abanyabyaha bacumura Uwiteka cyane. Loti amaze gutandukana na Aburahamu, Uwiteka abwira Aburahamu ati rambura amaso yawe urebe uhereye aho uri hano ukageza ikusi n'iburasirazuba n'iburengerazuba. 15 igihugu cyose ubonye ni wowe nzagiha n'urubyaro rwawe iteka ryose. 16 kandi nzagwiza urubyaro rwawe rubane n'umukungugu wo munsi wo hasi. Umuntu yashobora kubara umukungugu wo hasi. Urubyaro rwawe narwo rwazabarika. Amen. Amen. Reka nshaka kuvuga kuri umurongo wa 14. Imana ibahe umugisha. Amen.
Imana Loti, Imana imuhamagara imuvana muri Uri y'Abagaludaya imuvana kwa Setera imubwira ko izamwereka igihugu. Atangira urugendo ariko agendana na Loti. Hari abantu mugendana bakumaramo ibyiringiro bakwereka ko n'ibyo Imana yakubwiye bitazasohora, bagendana nawe baguca intege. Abrahamu mu rugendo yagendanyemo na Loti ntabwo rwabaye rwiza. Baje kugera aho bagira amatungo, abashumba batangira kurwana. Ndihuse. Umurongo wa 14 niwe nenda kugeraho. Igihe rero barwanaga, Abrahamu aramubwira ati mwana wanjye nutora mu kibaya ndajya mu musozi, nutora mu musozi ndajya mu kibaya. Ngo Loti yubira amaso areba mu kibaya cy'i Sodomu n'i Gomora. Umurongo wa 15 bavuze ngo hari abantu babi cyane bakora ibyaha batubaha Imana. Amaso ya Loti niwe yabonye. Ngo cyari kibaya cyiza ngo kinete, ukirimo amazi n'ubwatsi. Abrahamu ajya mu misozi, ahantu hatari amazi, ahantu hatari heza ariko hatari ibyaha. Ahantu utuye mu isi y'umwuka, nimba uri umukozi w'Imana uri gusenga neza, nubwo haba mu misozi Imana izaguha umugisha. Nubwo haba hatari amazi, hatari umugisha ugaragara mu bifatika, ariko hari umugisha Imana irema ikazawuguha. Imana imanuka kuvugana na Abrahamu iramubwira ngo noneho Abrahamu we, haleluya, ubura amaso yawe nkwereke. Mwereka amajyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba n'iburasirazuba. Iramubwira ngo iki gihugu cyose ndakiguhaye kandi ngiguhaye n'urubyaro rwawe. Amen. Muri make na ya migezi itari mu musozi Imana yarayimugabiye. Na bwa bwatsi bwiza inka zitarishaga Imana yarazimugabiye. Birashoboka ko uyu mwanya ari ubwatsi abana batari kurisha, ari ubwatsi utari kurisha, hari amazi utari kunywa y'umugisha, ariko mu izina rya Yesu gira kwizera Imana yo mu ijuru. Tandukana n'abakumara ibyiringiro, tandukana n'abasakuza, tandukana no gusakuza, tandukana no kutagira no gukura ubushake bw'Imana ku bugingo bwawe. Emera gutura muri iyo misozi, Imana igusange n'ugutabare. Abidodomu aratabarwa, Abrahamu aratabarwa, nawe ugiye gutabarwa. Imana iguha umugisha cyane. Uri kuntegereza, uri kunyumva kakanya. Hari ibintu byinshi byatumaga Abrahamu atinda gusubizwa, bitewe n'amagambo Loti y'intege nke yamucaga. Amagambo y'urucantege Loti yazanaga ku bugingo bwa Abrahamu. Amagambo y'urucantege uzanirwa, ibyiringiro bike utagira, kubera ko abo mubana ibemera kugira ibyo byiringiro, ariko Imana nibigiye gucamo igutabara. Batabyemera, batabishaka, Imana izagutabara. Reka dusenga Imana. Mana data mu izina rya Yesu, kubwira ijambo tuvuze ry'umwanya muto ariko n'umwanya munini mu bugingo bwacu. Reka wubake imitima y'abantu, aba bantu bose badukurikiye n'abazaryumva, rizahindura ubuzima bwabo, rizabarengere, rizabatabare kandi rizabatera ibyiringiro. Ubushake bwawe babureke buze. Umuntu ashobora gusenga asaba miliyoni kandi uteganya kumuha miliyoni. Umuntu agusenga asaba inzu y'icyumba kimwe na saro utanga kumuha karina. Ibyo byose biri mu bushobozi bwawe. Reka tureke ubushake bwawe buze kugira ngo mwana nibuza tuzagushime kuko uzaba watabaye. Ndagushimiye ku bwa byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mana igumugisha cyane mutumishi. Kandi dushimiye n'abantu bose bari barimo badukurikirana. Mana yo mu ijuru bamugisha. Reka tugusabe rero mutumishi, kuko hari umuntu ushobora kugusaba kugira ngo umusengere ku ruhande cyangwa ngo umusengane cyangwa n'icyo ashaka kukubwira. Niba ufite nimero wayivuga, cyangwa tukaba twaza kuyishyira kuri telefoni cyangwa kuri kiganiro. Turaza kuyishyiraho. Sasa ikiganiro nakagaruka.